Haleluya bene data, Yesu ashimwe. Nagira ngo dusome amagambo y'Imana dusanga mu ngoma za mbere, nako abami ba mbere, ibice 20. Abami ba mbere ibice 20, duhere ku murongo wa 4. Umwami w'Abayisirayeli, abami ba mbere ibice 20 kugeza ku murongo wa 4. Umwami w'Abayisirayeli aramusubiza ati, bibe uko uvuze mwami nyagasani, ninde nduwawe n'ibyo mfite byose. Bukeye intumwa ziragenda ziragaruka ziravuga ziti, Benihadadi avuze ngo yagutumyeho intumwa agira ngo umuhe ifeza n'izahabu n'abagore bawe n'abana bawe, ngo ejo nk'iki gihe azohereza abagaragu be iwawe basake mu nzu yawe no mu mazu y'abagaragu bawe, icyo bazahabona kikunezeza cyose bazakende bakizane. Imana idufashe. Reka dusenge Imana. Mana, tuguhaye icyubahiro, turasenze kugira ngo utuvugishe muri iri jambo, kandi ubuntu bwawe n'imbabazi zawe Yesu biduhishurire icyo ushatse kuvuga muri iri jambo. Mwami, uvugisha umutima wanjye, uvugisha imitima ya bene data, kugira ngo mwami twumve ikijwe ryawe ritubwiye. Turagushimye ko byumvise icyo cyose mu izina rya Yesu, amen. Izi ni inkuru uko bari gusoma Bibiliya mwanyuzemo. Uyu mwami Benihadadi yari umwami w'Isiriya, ashaka kwendereza umwami Ahabu. Arangije amutumaho intumwa, aravuga ati, ndashaka kumpa ibintu byose by'agaciro ufite mu nzu yawe, uhereye ku bagore bawe, ugahera ku bana bawe, ugahera ku izahabu, ugahera ku ifeza, ikintu cyose kikunezeza ukimpe, kugira ngo ibyo nubimpa sinzirirwa nza kugutera, bizaba bihagije. Ku buryo uyu mwami Ahabu yashatse kusa nk'umwemereye, ariko abatware b'Abayisirayeli barangije baramugoboka, bamubuza kumvira uyu mwami Benihadadi. Iyo usomye amagambo rero wumvamo iki mu buryo bw'Imana? Mu buryo bw'Imana nuko icyo umwanzi Satani ashaka gutwara ibintu by'agaciro twahawe nk'itorero, twahawe nk'abakristo. Hari ibintu rero twahawe bifite agaciro, hari ibintu nawe wahawe bifite agaciro. Ikintu cya mbere wahawe gifite agaciro nuko wahawe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Nuko wahawe wavuye mu rupfu ukajya mu bugingo. Yesu adufashe. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Najya mubwire ngo tumaze kwizera Yesu Kristo twahawe ubugingo buhoraho, kandi Satani azi ko icyo kintu ari ikintu cy'agaciro. Niyo mpamvu ahora arwana intambara nyinshi, abashaka by the end kugwambura bwa bugingo buhoraho warazwe. Imana tufashe cyane. Aravuga ngo nimuteza ibyaha nkamuteza gukiranirwa. Imana yanga icyaha, yanga n'igisa nacyo, ku buryo yabura ubugingo buhoraho. N'icyo abagira ngo arwanire. Imana yacu idufashe. Icyo ni ikintu cy'agaciro cy'ingenzi. Ko yavuze ngo muzarebe ibintu by'izahabu n'iby'ifeza. Navuga ko ikintu cy'izahabu dutunze nk'abakristo mu buryo bw'umwuka nuko twahawe izahabu, ari bwo bugingo buhoraho. Imana idufashe cyane. Banza urebe muri iyi minsi ikintu Satani ashaka kugutwara no kukwambura. Imana ikugirire neza cyane. Ikindi kintu abakristo bahawe nuko bahawe kwizera. Haleluya. Bahawe kwizera. Iyo uganiriye n'abantu batazi Imana ukababwira ibintu bijyanye no kwizera, usanga rimwe na rimwe ibyo bintu batabisobanukiwe. Bakavuga, se wakizera ibyo utabona? Mbese wakizera ibintu utaruzi? Ariko twebwe, Imana ihabwe icyubahiro, twahawe kwizera Yesu Kristo. Imana ishimwe. Nusoma, nagira ngo dusome Abakorino ba kabiri ibice 4
Abakorinto ba kabiri ibice 4 duhere ku murongo wa 4. Abakorinto ba kabiri ibice 4 duhere ku murongo wa 4 cyangwa duhere ku wa 3. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, ari bo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu, kari we mwami, nawe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Murongo wa 7. Ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya z'ibumba, kugira ngo imbaraga zisumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twe. Imana dufashe cyane. Murongo wa 13. Ariko dufite uwo mutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo nizeye, nicyo cyatumye mvuga, natwe turizeye, nicyo gituma tuvuga. Imana ishimwe cyane. Dufite uwo mutima wizeye uvugwa mu byanditswe. Dufite uwo mutima wizeye ni ikintu gikomeye cyane cy'agaciro twakiriwe. Niyo mpamvu iyo Satani atwaye kwizera kwawe, burya abagutwaye byose, abagutwaye umutima, abagutwaye ikintu gikomeye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko utizera atabasha kunezeza Imana. Bivuga ngo kwizera twahawe, Yesu ashimwe, ni ikintu cy'agaciro, ni ikintu gikomeye, ab'isi ntabwo bagihawe. Reba ku murongo wa 4 haranditse ngo ariko bo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Hari umucyo w'ubutumwa bwiza twebwe wadutambikiye. Imana ishimwe cyane. Turamurikirwa, tumenya ukuri, tumenya ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ni ikintu gikomeye cyane. Rero kuba ubu butumwa bwiza twarabwakiriye ni ikindi kintu cy'ubutunzi dufite mu mitima yacu. Niyo mpamvu umwanditsi wa Paul yandikira Abefeso yaravuze ngo mukwese inkweto nibwo butumwa bwiza. Imana ishimwe. Iyo Satani akuyemo ubutumwa bwiza se niki? Is good news. Ni ukuvuga ngo nujya ahantu abantu bameze nabi, nukora muri kampani y'abantu biba, wowe ntiwibe, that is a good news. Nuba ahantu abantu bakora ibyaha uko biboneye, babasambanyi, basaba no ko bashaka, wowe ntusambane, burya yavuga burya iyi ni inkuru nziza yuko hari umuntu udakora nk'ibi ngibi abandi bakora. Nujya ahantu ukabona abandi bantu bameze kuriya, wowe ukaba umeze gutya, burya uri ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Uri ubutumwa bwiza. Satani ashaka gutwara uyu mutima w'ubutumwa bwiza kugira ngo abukwambure. Imana idufashe. Ari ikindi kintu cy'agaciro rero dufite ni amasengesho. Dufite amasengesho wacu. Nanone Paulo yanavuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwanyu, mu buryo bwose bwo gusenga. Bishatse kuvuga yandikira Abefeso avuze ati no mu ntwaro, no mu kintu cy'agaciro twebwe dufite nk'itorero harimo n'amasengesho. Imana ishimwe cyane. Harimo amasengesho. Satani abahora arwana avuga ngo mwambure gusenga. Imana ifashe cyane. Mwambure guterana kwera. Umwanditsi rero navuze ngo ntimukirengagize guterana kwera. Imana idufashe cyane. No gutera even Christian fellowship nabwo ni ubutunzi bw'abantu b'Imana. Gukiranuka se Imana tugenze cyane. Gukiranuka nabwo ni ubutunzi twahawe. Uyu mwami Benedad aravuga ati rero mugende nzagutuma abagaragu banyu, nibarangiza batwara ibintu byose by'agaciro
ngaho can you imagine iyo uyu mwami amwemera akavuga ngo ngwino byose bitware ubirundumure. Binyibukije inkuru nasomye mu ngoma ubanza ari iza mbere, ni ingoma za mbere, inkuru y'urupfu rwa Sawuli na Yonatani. Wari uzi ko bamaze gupfa, na Yonatani amaze gupfa, Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli barahunga, Abafilisitiya ngo barangije ngo baraza batura mu midugudu yabo. Imana itugenza cyane, batura mu midugudu yabo, ngo barangije ngo bafata inkota ya Sawuli, ngo baragenda bayimanika mu ngoro y'ikigirwamana cya Dagoni. Bivuga ngo inkota ni ikimenyetso cyari gikomeye Sawuli yari afite, ni ikimenyetso bivuga ngo arapfuye ariko n'inkota ye iragiye ishyizwe mu ngoro y'icyo kigirwamana. Ngeze kuri amagambo numvise mbabaye, ndavuga ati Mwami Yesu Kristo, ndasenze kugira ngo ufashe abanyetorero kugira ngo intwaro wabahaye zitaba zimanitse mu ngoro z'ibigirwamana. Imana yacu itugirije neza. Mwari muzi ko ngo baranabaneshe bavuga ngo batumaho bene wabo ngo mu midugudu y'Ubufilisitiya, baravuga bati nimubwire abantu bose yuko twatsinze Abayisirayeli. Imana idufashe cyane. Satani ajya yigamba akohereza intumwa ze abadayimoni bavuga twatsinze runaka, uyu twamutsinze aracyagira umujinya, aracyagira inzika, aracyakora ibi, bakabinema umuko byose twaramutsinze. Imana itugirira ubuntu. Ariko twari dukwiye kongera kugira ubutwari tukamera nka Dawidi, tugahaguruka tukarwana mu buryo bw'umwuka, tukagaruza ya midugudu yose Abafilisitiya bafashe. Uwiteka tugirira ubuntu. Ni ibihe bintu by'agaciro ufite Satani ari gushaka? Mbese arashaka kwirinda kwawe, self control, arashaka za mbuto z'umwuka wera ufite. Imana itugirira ubuntu. Hari ibintu by'agaciro rero dufite, dukwiye kubirwanaho. Imana itugirira cyane, tugatuma haba dayimoni, tukababwira ngo ni ukuri, ntabwo tuzaguha gusenga kwacu, ntituzaguha guterana kwacu, ntituzaguha gukiranuka kwacu, ntituzaguha ubutumwa bwiza twakiriwe, ntituzemera kuguha ubugingo Imana yaduhaye. Ugahagarara ukavuga ngo ugahamya. Hari n'ikindi kintu gikomeye dufite nk'ubutunzi, ni guhamya twakiriye. Haleluya. Satani yafashe guhamya kwawe, abafashe ikintu gikomeye, the witness. We have to witness, tugahamya tukavuga ngo Yesu Kristo yaradukijije, twabaye abana b'Imana. Imana itugirira cyane. Reka dusenge rero kugira ngo Imana idufashe, kugira ngo iby'agaciro dufite muri iki gihe, ubwo ugiye mu kazi, ubwo muri iyi minsi abantu basohotse, wari umaze iminsi wegera Imana kuko turi muri covid, ariko nagira ngo nkubwire Satani ntazagutware gusenga, agutware guterana, agutware gukiranuka, agutware urukundo. Uzi ko n'urukundo rw'abana b'Imana narwo ari agaciro gakomeye cyane. Imana Yesu Kristo abonekera Yohana ku kirwa Patimo, hari itorero yavuze ngo icyo nkugaya ati ndakugaya yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Hari ibintu by'agaciro dufite, senga Imana bikugarurira. Mbese ni ukuvuga ubutumwa bwiza, mbese ni uguhamya Yesu Kristo. Yesu adufashe cyane. Hagarara rero kigabo, nurangiza utume ku mwami Benihadadi umubwire ngo ntabwo nzaguha ibintu by'agaciro. Imana idufashe cyane. Ntabwo nzaguha umutima wanjye uticira urubanza. Yesu abaho umugisha kandi abagire neza mu izina rya Yesu. Amen. Imana ndagushimiye kukugira neza, kuko uri umwami wacu. Duha umugisha, tugirire neza, utufashe twe gutanga ibintu by'agaciro twakiriye mwami kwizera. Turagushimiye, twakiriye ubutumwa bwiza, twaramurikiwe, twakiriye gukenuka dukomora kuri Kristo, twakiriye mwami twakiriye ibintu bitangirika. Oh, haleluya. Dufite ubwo butunzi ngo mu nzabya zibumba, mu nzabya zimeneka muri uyu mubiri wacu, tubitsemo Kristo, tubitsemo ubugingo. Turasenze kugira ngo rero turinde Satani adatwara ibintu by'agaciro buri muri twebwe. Turagushimiye ko byumvise icyo cyo mu izina rya Yesu. Amen. Amen.